Urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 4. Nuko rero bene data, abo nkunda kandi nkumbura, ibyishimo byanjye n'ikamba ryanjye, muhagarare mushikamye mu Mwami Yesu, bakunzi banjye. Ndahugura Ewodiya, ndahugura na Sintike ngo bahurize imitima mu Mwami Yesu. Kandi nawe uwo dufatanije uwo murimo by'ukuri, ndakwinginze ngo ujye ufasha abo bagore kuko bakoranaga nanjye, bakamfasha kurwanira ubutumwa bwiza, bo na Kilimenti n'abandi bafatanyaga nanjye. Amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Mujye mwishimira mu Mwami wacu iminsi yose. Yewe, nongeye kubivuga nti mwishime. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Umwami wacu ari bugufi. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose, ayo umuntu yamenya, azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose n'ibishimwa byose, nihaba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, aba ari byo mwibwira. Ibyo nabigishije, ibyo nababwirije, ibyo mwanyumvanye n'ibyo mwambonanye, aba ari byo mukora. Nibwo Imana itanga amahoro izabana namwe. Nishimiye cyane mu Mwami wacu, kuko nanone nubwo byatinze mwongeye kunzirikana. Icyakora mwaranzirikanaga, ariko mwaburaga uburyo. Ibyo simvugiye yuko nakenaga, kuko uko ndi kose nize kunyurwa n'ibyo mfite. Nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira ibisaga. Naho naba ndi hose, nuko naba ndi kose. Nigishijwe uburyo bwo kwihanganira byose, ari uguhaga, ari ugusonza, ari ukugira ibisaga cyangwa gukena. Nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ariko mwagize neza ubwo mwese mwafatanije imibabaro nanjye. Kandi mwaba Filipi mwe, namwe ubwanyu muzi yuko ubutumwa bwiza bugitangira kubwirizwa ubwo navaga i Makedoniya, nta rindi torero ryafatanije nanjye mu byo gutanga no guhabwa, keretse mwebwe mwenyine. Ndetse n'i Tesalonike mwoherejeho ibyo kunkenura. Si rimwe risa, ahubwo ni kabiri. Nyamara burya si impano nshaka, ahubwo nshaka ko imbuto zongerwa muri mwe. Dore mfite ibinkwiriye byose, ndetse mfite n'ibisaga. Ndahaze ubwo maze guhabwa na Epafrodito ibyo mwohereje. Bimbereye nk'umubabwa uhumura neza n'igitambo cyemewe gishimwa n'Imana. Kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose, nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. Icyubahiro kibi cy'Imana yacu, ariyo Data wa twese iteka ryose. Amen. Nimuntahirize abera bose bari muri Kristo Yesu. Bene data turi kumwe barabatashye. Abera bose barabatashye, ariko cyane cyane abo kwa Kayisari. Ubuntu bw'Umwami Yesu Kristo bubane n'imitima yanyu. Amen.